Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe bene data, Yesu ashimwe cyane, nongeye kubaramutsa mwese abanyagicaniro kandi inshuti z'umusaraba, ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu kugira ngo aturokore iki gihe kibi cya none nk'uko Imana Data wa twese yabishatse, icyubahiro kibi cyayo iteka ryose. Amen. Muri kumwe nanjye Jean Claude Karinijabo, dukomere kandi mu Mwami wacu, Umwami watsinze urupfu. Kuba Yesu Kristo yaratsinze urupfu byaduhaye ubugingo, biduha ibyiringiro ko natwe abamwiringiye urupfu rutazaduherana. Imana ishimwe cyane, nicyo gituma tuzahora duhimbaza Imana yacu. Haleluya. Uyu munsi turakomeza mu mwuka wa Pasika tumazemo iminsi. Tumaze iminsi tuzirikana uko Umwami wacu yaje ku isi, akababazwa, akicwa urupfu rw'agashinyaguro, ariko agatsinda urupfu. None guhera icyo gihe twese abamwizeye, umwizeye wese agakurikira inzira yatweretse, urupfu twari dukwiriye ntabwo ruba rukitubonye. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi turaganira ku ijambo ritubwira ngo tumenye kurondora umwuka wa Nehushtan. Ni ubutumwa bwubakiye ku magambo dusoma mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 18. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Hatangira hatubwira ku murongo wa mbere ngo umwami Ahazi, umwami w'Abayuda, yarimye ajya ku ngoma amaze imyaka 25 avutse, amara imyaka 29 i Yerusalemu ari ku ngoma. Bakatubwira na nyina yitwaga Abiya mwene Zakariya. Uwo rero Hezekiya akora ibishimwa imbere y'Uwiteka nk'ibyo sekuruza Dawidi yakoraga byose. Asenya ingoro, amenagura inkingi, atema Ashera, avunagura igishushanyo cy'inzoka Mose yacuze mu miringa, kuko kugeza icyo gihe Abisirayeli bacyoserezaga imibavu, bacyitaga Nehushtan. Ni cya kigirwamana twavuze. Haleluya. Hezekiya yimye ingoma asimbuye se witwaga Ahazi kuri iyo ngoma. Uyu Ahazi se wa Hezekiya ni umwe mu bami babaye babi cyane mu bwami bw'i Buyuda. Mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 16, hatubwira ukuntu uwo mwami Ahazi yari ameze. Ngo Ahazi mwene Yotamu umwami w'Abayuda yarimye ajya ku ngoma, amara imyaka 26 i Yerusalemu ari ku ngoma, ariko ntiyakora ibishimwa imbere y'Uwiteka Imana ye nka sekuruza Dawidi. Ngo ahubwo agendana ingeso mbi z'abami b'Abisirayeli, ndetse acisha umuhungu we mu muriro, akurikije ibizira byakorwaga n'abanyamahanga Uwiteka yari yarirukanye imbere y'Abisirayeli. Ngo yajyaga atamba ibitambo, akosereza imibavu mu ngoro no mu mpinga y'imisozi no munsi y'igiti kibisi cyose. Ahazi rero yari umwana mubi, yari umwami mubi cyane. Se w'uyu muhungu umaze kwima ingoma, uyu Ahazi, ngo yageze ku ngoma y'i Buyuda, atera Uwiteka umugongo, aba umwami mubi, yimika ibigirwamana by'abapagani nka za Baali na za Ashera, ndetse yubaka n'ingoro zabyo i Yerusalemu. Yageze n'ubwo ngo akore imihango ya gipagani yo gutamba umwana we bwite nk'igitambo cyoswa amutwitse, ibintu Uwiteka yanga urunuka. Uyu Ahazi rero aho amariye gupfa, yasize ubwami bw'Ubuyuda bwarasenyutse mu buryo bw'umwuka, kuko ntawaragikorera Imana Yehova, Imana y'abasekuruza, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Ndetse ubwami bwari bwarasenyutse no mu buryo bwa politiki, kubera ko ngo bwari bwaramaze kwigarurirwa n'ubwami bwa Ashiriya. Ariko umuhungu w'uwo mwami aza kwima ingoma, umuhungu witwa Hezekiya. Aho amariye kumusimbura, ijambo ryatubwiye ko yakoze ibintu nakwita za reforme zikomeye mu gihugu, kuko yaje ku ngoma asanga ibintu byaradogereye. Ngo yimye afite imyaka 25, kandi twabonye ko se yamaze imyaka 26 ku ngoma. Muri iyo myaka 26 havutsemo Hezekiya. Birasobanuye ko Hezekiya kuva akivuka yakuriye mu rugo rw'ibwami ibintu byazambye, ahantu basenga ibigirwamana. Nta rugero rwiza yigeze abonera kuri se Ahazi
ubu se yitwaga Ahazi, ndetse no kubyegera bye birumvikana abajyanama ba se nabo ubwo bari babi, nyamara tumaze gusoma amagambo atubwira ngo Hezekiya yakoze ibinogeye Uwiteka nka sekuruza umwami Dawidi. Akuraho ahasengerwaga ibigirwamana, arimbura amabuye yashingiwe kwegurirwa ibigirwamana bya Ashera, amenagura na cya gishusho cy'inzoka Mose yacuze mu muringa, inzoka Abayisiraheli ngo bari basigaye batwikira imibavu. Iyo nzoka ngo yari ifite izina ryitwa Nehushitani, ari naryo turaganiraho, kwirinda umwuka wa Nehushitani. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Abantu ngo bagasenga inzoka bakayita Nehushitani. Uyu mwami mushya, uyu musore Hezekiya namukunze cyane, mwene Ahazi, ni urugero rukomeye rutwereka ukuntu umwana ashobora gukurira mu muryango wangiritse, mu muryango wataye umurongo, mu muryango no mu gihugu kitakigira intumbero, nyamara we byose agashobora kwitandukanya nabyo, akitandukanya n'ibyaha bikorerwa mu muryango we, agakora ibishimwa n'Uwiteka. Birashoboka wenda ko kuva akiri muto uyu mwana yajyaga areba ibikorerwa mu bwami bwa se, kubera umutima Imana yamwihereye mwiza, umutima wo gushishoza, akabigaya ariko akabura uruvugiro, akabona aramutse ashatse kwitambika imbere y'intagondwa z'Abayuda bari bayoboye icyo gihugu, cyangwa se ari abajyanama ba se, barashoboraga no kumuhitana, kandi yari ataragira imbaraga zo kubarwanya, dore ko ubwo babaga banitwaje imvugo ngo iki kigirwamana se uragikoraho gute, uragishakaho iki, ko ari ikintu twiherewe na Mose, kandi Mose nawe akaba yaragisabwe kugikora abibwirijwe n'Uwiteka. Ibyo nibyo tugiye kubona mu gitabo cyo kubara, aho icyo kigirwamana cyakomotse. Kubara cyangwa se guharura mu Kirundi, ibice 21 guhera ku murongo wa 4 kugeza ku wa 7, aratubwira inkomoko cyangwa intandaro y'icyo kigirwamana. Ntabwo ari ikigirwamana cyaje giturutse mu banyamahanga, ahubwo cyaturutse rwagati muri Isirayeli. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Abisirayeli baterwa n'inzoka z'ubusagwe. Kubara cyangwa guharura mu rurimi rw'Ikirundi, ibice 21 guhera ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 7. Abisirayeli bava ku musozi wa Hori baca mu nzira igana ku nyanja itukura, kugira ngo batanyura muri Edomu, ariko urwo rugendo rubaca intege. Bitotombera Imana na Mose bati, kuki mwadukuye muri Egiputa mukatuzana gupfira muri ubu butayu? Nta byo kurya bihari, ndetse n'ibi byo kurya bindi duhafite turabirambiwe. Haleluya. Umurongo wa 6, nuko Uwiteka abateza inzoka zifite ubumara zirabarya. Muri Bibiliya yera bavuga ngo abateza inzoka z'ubusagwe butwika zirabarya, Abisirayeli benshi barapfa. Noneho ngo abantu basanga Mose baramubwira bati, twaracumuye ubwo twitotomberaga Uwiteka, ndetse nawe tukakwitotombera, dusabira Uhoraho adukize izi nzoka. Mose ngo arabasabira. Haleluya. Mose ndamukunda rwose, amaze kumutuka ariko arabasabira. Aya magambo tumaze gusoma atubwira inkuru yabaye mu gihe Abayisirayeli bari bamaze imyaka hafi 40 bavuye mu Egiputa bagana mu gihugu cy'isezerano, ariko barimo bazenguruka mu butayu, bahazenguruka imyaka 40 bataragerayo. Icyo gihe rero iyi nkuru tumaze gusoma, bari hafi gusoza urugendo rwabo, basigaje iminsi mike ngo bambuke bagere i Kanani. Mbere gato mu gice cya 20, igice kibanziriza iki tumaze gusoma, hatubwira ko kugira ngo bambuke bagere i Kanani bagombaga kubanza kunyura mu gihugu cy'Abedomu, ariko Abedomu bari abanzi b'Abayisirayeli, ntabwo babakundaga na gato. Ijambo riratubwira ngo Mose yatumye ku mwami w'Abedomu ngo aramusaba ati nimureke mutureke twambuke tunyure mu gihugu cyanyu, ntacyo dukoraho, nta kintu twangiza, mutureke twambuke twikomereze. Ariko ngo Abedomu barababwira ngo nimuramutse mukandagiye hano ngo turabakiriza inkota.
Ibyo rero nibyo byaciye Abayisiraheli intege, Mose arababwira ati rero mwa bantu mwe tugiye gusubira inyuma iyo twaturutse, tugiye kuzenguruka, ntabwo twambukira aha ngaha ngo tugere ku gihugu cy'isezerano, tugomba gusubira inyuma, tukajya kunyura hafi y'inyanja itukura aho twaturutse, twambuka tugaruka, tukagira ngo kongera gusubirayo. Ngo baramusarana, baramusarana. Bene data, akenshi dukunze kuvuga Abayisiraheli, tukavuga tubaseka ko ari ubwoko butagonda ijosi, tukavuga tuti ariko koko bariya bantu babonye ibitangaza Mose yabakoreye, babonye ibintu Uwiteka yabakoreye akabavana mu Egiputa, akabagaburira, akabaha amazi yavuye mu rutare nta mazi yari ahari, bagakomeza bakinuba. Bene data, ikigeragezo kiraryana, hari uwabiririmbye, ikigeragezo si icyaha, ariko bene data ntitukabaseke kuko kugeragezwa, abanyarwanda bagiye kuvuga umugani w'ikinyarwanda, ariko utarageragezwa agira ngo ikigeragezo ni ikintu cyoroshye. Ikigeragezo si icyaha, kugicumuriramo nicyo cyaha. Mwene data, munyagicaniro, niba uri mu kigeragezo, ntukibwire wenda ko hari icyaha wakoze, ushobora rwose no kuba warabaye umukiranutsi bishoboka byose, ku buryo bushoboka bwose, ariko Imana ikaguha ikigeragezo kugira ngo ikugerageze nyine igutereninge, iguhe foromasiyo imeze nk'iy'umukomando. Saba Imana iguhe imbaraga zo kudacumurira muri icyo kigeragezo. Ikigeragezo kiraryana, wa muririmbyi, ariko ntikica. Icyica ni ukwemera kikakunesha, ukemera ko kikunesha, ugahora ari cyo utumbiriye aho gutumbera Kristo. Niyo mpamvu dusenga, Yesu Kristo yatwigishije gusenga tuvuga tuti Data, Uwiteka, Mana Data, ntudutererane, ntureke tugwa ngo tugwe mu byadushuka, mu byatugusha, mu byatunaniza igihe turi mu kigeragezo, kandi uturinde wa mubi, uturinde umubi. Nuko Uwiteka abateza inzoka zifite ubumara, zirabarya pe, barapfa, kandi abandi ngo benshi barahagwa. Bitakiri Uwiteka ntabwo ari bibi, ndetse ahubwo Uwiteka aravuga ati muntabaze ndabatabara, mbereka ibiruhije bikomeye mutamenye. Gutakira Uwiteka iyo tugowe rwose ni byiza, nabyo dutegetswe gukora, ariko gutaka burya bitandukanye no kwitotomba. Kwitotomba kenshi biherekezwa n'amagambo akakaye, n'amagambo yo kubahuka utakagombye kubahuka. Ni nka wa mwana wakohereza ngo ajye kwiga mu ishuri rya kure, byarakugoye, byarakuvunnye, wenda waragombye no kuguza amafaranga ngo abone minerivare, akagenda yagerayo nawe bikamugora, agahura n'abana babi, agahura n'abarimu babi, agahura n'ibyo kurya atamenyereye, noneho muri vakanse kuri Christmas cyangwa se hagati aho ngaho mu mwaka akaza akakuka inabi, ntacyo umariye, ubuse mwanyohereje hariya meze ntya, si mwe mwabiteye, ubundi se mwanyoherezaga kwiga hariya, ubundi mwashakaga ko nzagwayo. Bariya Abayisiraheli nabo ngo bitotombera Imana na Mose ngo kuki mwadukuye mu Misiri, kuki mwadukuye mu Egiputa mukatuzana gupfira hano muri ubu butayu. Imana ishimwe cyane. Igihano cy'Uwiteka rero ntabwo cyatinze, kandi cyaje kirimo ubuhanuzi. Uwiteka abateza inzoka z'ubumara bwica, maze bwa bumara bwabavaga mu mutima, ubumara bwabavaga mu kanwa busohoka butuka Uwiteka, nabo bumva uko ubumara bumera, ubumara bwabo bwo kutizera, ubumara bwabo bwo kudashima, ubumara bwabo bwo kwigomeka ku Mana, byose byahise byigaragariza hanze mu mubiri wabo inzoka zimaze kubarya. Haleluya! Imana ishimwe ko igihano Abayisiraheli bahawe cyatumye bahindukira bakagarukira Imana, bakatura ibyo bicumuro byabo. Abisiraheli benshi bamaze gupfa bazize ubwo bumara, noneho abantu bagaruye akenge, babona ko bacumuye, basanga Mose bati twagutukaga ariko tubabare, twaracumuye twitotombera Uwiteka, ndetse nawe tukwitotombera, dusabira Uwiteka adukize inzoka. Mose mwana w'Imana, Mose inshuti y'Imana, Mose umugaragu w'Imana arabasabira, ahita abahagararira mu cyuho. Haleluya!
Aha kandi niho Mose agaragara nk'umuganura udusogongeza kuri Kristo wari atari yigaragaza kiriya gihe. Mose yari nk'ikimenyetso gishushanya Kristo wagombaga kuzaza, akaza amuruta cyane, ariko nawe akaza ari umuhuza hagati y'Imana n'abantu, akingingira twebwe abanyabyaha ko twacumuye ku Uwiteka, natwe twanga kumwumvira tumwigomekaho. Nyuma yo kwinginga kwa Mose, Uwiteka Imana rero yahise itanga igisubizo gitangaje nk'uko Imana imbabazi zayo n'ubuntu bwayo butangaje. Haleluya. Tubara ibice 21 guhera ku murongo wa 8 n'uwa 9, haratubwira ngo Uwiteka abwira Mose ati cura inzoka isa n'izo uyimanike ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Ngo cura ishusho y'inzoka maze uyimanike ku giti, kugira ngo uwariwe n'inzoka wese nayireba akire. Mose acura inzoka mu miringa ayimanika ku giti, uw'inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane kuko umwami wacu, Imana yacu adutabara tutarataka ngo duhogore. Nyamara kandi igisubizo Imana iduha gishobora kuza muri ambaraje, gishobora kuza gipfunyitse muri envelope, mw'ibahasha tutari twiteze. Ushobora gusaba Imana ngo igufashe ndetse ukayitungira n'agatoki uyereka uti Imana, hariya hantu ndahabona ubufasha, mfungurira umuryango gusa ububasha buhite bwisuka. Nyamara Uwiteka akabunyuza ahandi hantu utarigeze unatekereza. Hari abantu bajya bakaza nk'uku tukaza muri aya mahanga, nta muntu uhazi, nta n'umwe uhazi. Noneho ugasenga uti Imana, dore mvuye hariya, mvuye iwacu muri Afurika, nabaga mu itorero, ni umukozi wawe, rwose uzanyobore ahantu basenga, none abantu b'abakristo b'abanyamwuka ndabizi bazamfasha kuko kiriya gihugu kirakize. Akaza akagera ino, akajya muri izi nsengero z'ino, akajya mu nsengero z'abanyamahanga, avuga ati aba ngaba ndabazi, nibo n'ubundi bajya badufasha muri Afurika, bafite amafaranga. Akagenda akagerayo agasenga, ntagire n'ukebuka ngo amurebe, ntagire n'umubwira ngo hello how are you. Icyumweru gitaha akajya guteranira mu masengero niho ya bene wacu bo muri Afurika b'abirabura, bo muri East Africa bavuga igiswahili n'ikinyarwanda n'ikirundi, agasanga nabo barapfundikanye, nta n'umwanya bamufitiye. Haleluya. Ariko Uwiteka akaba yaramuteguriye ifamiye, ya famiye muturanye, ba bandi wasanze bafite ibishusho bya Halloween z'uducurama n'amashusho y'uduhanga tw'abantu n'ibitagangurirwa, ugatinya kubavugisha, bariya ni abapagani bujuje ibyangombwa sinanabavugisha, ukabona baraje baragusanze, murasabanye, bakubajije amakuru, bakagutega amatwi, bakakwikundira pe, ndetse bakaba bakubera so, banakubera nyoko, bakakubera papa, bakanakubera mama, utagira uwo bikomereza kuvuga ko navuze so cyangwa na ririya zina rindi. Imana ishimwe cyane, kubera ko ijambo ry'Imana riratubwira, ijambo ry'Imana ryarambwiye muri Yesaya ngo Uwiteka aravuga ngo ndi Uwiteka Imana yawe, ndi Uwera wa Isirayeli, umukiza wawe, nagutangiriye Egiputa aho inshungu, Etiyopiya na Seba nahatanze ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nanjye ngukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Haleluya. Uwiteka arakujyana, akaguherekeza, akagucira inzira, agatanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe, kubera ko wamubereye inkoramutima. Imana ishimwe cyane. Uwiteka ngo abwira Mose ati cura ishusho y'inzoka maze uyimanike ku giti, kugira ngo uwariwe n'inzoka wese nayireba akire. Uwiteka ahisemo ishusho y'inzoka, ni ukuri ahisemo ishusho ya cya kintu cyatezaga urupfu mu bana bayo, agikoresha nk'uburyo bwo kubakiza.
noneho igitangaje kandi ntabwo Uwiteka yahaye Mose tekinike yo kwica izo nzoka cyangwa imiti yo kuzikumira ngo zitazava zinjira aho ngaho bari bakambitse, ntabwo yabwiye Mose ngo ubwo bihannye rero izo nzoka ngiye guhita nzitegeka zisubire iyo zateye zituruka, cyangwa ngiye kuzikura ariya menyo yazo, ngiye kuzambura ubumara zabo bwongere kuryana, reka da! Haleluya! Bene data, hariho imikorere y'Imana dukunze gusanga muri Bibiliya, u ugasenga kugira ngo ikureho ikigeragezo ntigikureho, ikigeragezo kikagumaho ariko ikakikurindiramo. Nk'uko turi buze kubibona, umuti w'ikibazo ntabwo wari ukurwana n'ikigeragezo, oya, umuti wari ukwizera imbaraga z'Uwiteka mu kukurinda ingaruka z'ikigeragezo ngo zitaguhitana. Ingaruka zo kuribwa n'inzoka zari urupfu, kandi uwizera Uwiteka yabarindaga urwo rupfu. Umuti ukaba urabonetse. Umuti ntabwo wari uri muri uwo muringa, kandi bene data, ntabwo umuti wari uri muri icyo giti kimanitse, ntabwo no kuhareba ubwabyo nta mbaraga byari bifite. Umuti no gukira byari mu kurebana amaso yuzuye kwizera isezerano Imana iba yatanze. Kurebana amaso yizeye ko icyo ukora kirakugirira akamaro. Gukira bibitse mu kwizera isezerano n'ubutwari n'ubushobozi bw'uwaritanze. Amen, amen. Imana ishimwe cyane. Imana yacu ni igitangaza. Imana yacu ishobora gufata cya kintu cyakubabaje ikakibyaza inzira yo gukira kwawe. Nka kuriya umusaraba wa Kristo, uyu tumaze iminsi twibuka urupfu rwe no kuzuka. Umusaraba ubundi ni ikimenyetso cy'urupfu rubi, ariko uyu munsi turawureba tukabonamo agakiza kacu. Imana ifite ubushobozi bwo kuvana ibidusitaza n'ibidukomeretsa mu nzira zacu tukagenda ku mudendezo. Ibishatse yabikora, isi yaba ibaye paradizo, ariko kubera ko iteka ntabwo ibivanaho, ishobora kubivanaho ariko iteka ntibivanaho. Iyo itabivanyeho iduha uburyo bwo kubyirinda, cyangwa se byadukomeretsa, ibyo bigeragezo byadukomeretsa, byadusitaza, byatugusha, Imana ikatwomora ibyo bikomere kugira ngo turusheho kwizera imbaraga zayo no gutabara kwayo. Haleluya! Bene data, nta gushidikanya rero ko ikigeragezo cyo kuzerera mu butayu cyari kimaze kuremerera Abisirayeli, ariko namwe mwibaze kwirirwa ugenda umunsi wose, umwaka ugashira, imyaka igashira, imyaka ikaba 10, ikaba 20, mukabyara, mugaheka, mukagenda mu butayu, mukabyuka mu gitondo mujya gutoragura manu, mwarangiza mugafata urugendo mukagenda, abenshi mutazi n'aho mugiye, mwizera gusa ko mugiye mu gihugu cy'isezerano, kuko ariko Imana yababwiye, na Mose akaba ariko yababwiye ngo tugende. Ntabwo muzi niba muzagerayo ryari, ni ukwizera isezerano gusa. Noneho mwajya kugerayo muvuga muti ni ukwambuka hariya hakurya tukagerayo, bakababwira ngo musubire inyuma ngo mujye kuzenguruka. Haleluya! Bene data abanyagicaniro, mushobora kumara amezi cyangwa imyaka usengera ikibazo runaka, bikagera ubwo wumva ucitse intege pe, abasenzi bakaza bakakwibutsa isezerano, ariko nubwo bari kwibutsa, undi mwaka ukongera ugashira ugitegereje wa mwana bakwiye kuzabyara, ukategereza umwana ntavutse, nta n'inda, andi mezi, undi mwaka ukirenga, ikigeragezo cy'uburwayi kikikuriho, kandi barakubwiye ko kigiye kuvaho. Amakimbirane muri famiye, mu muryango, muwe cyangwa mu bana agakomeza akabaho, noneho tugatangira gusenga dufite imbaraga no kwizera, ariko burya bajya bavuga ngo urugiye kera urugamba rutinze ruhinyuza intwari. Uko iminsi ihita intege zikagenda zitentebuka. Haleluya! Tukaza gusanga twatangiye kwitotomba. Ya manu twabanje kwishimira igihe twari tuguye isari, manu ikaza tukayirya ituryoheye, igahita iturambira. Ka kazi twasengeraga tugakeneye
none ubu ngubu turabyuka twajya kukajyaho tukabanza gusuhuza imitima, nibyambuza uko ngira kugira ngo ubashe kwishyura amafagitire, ariko amashimwe yarashize pe! Ubuzima burahenze kandi umushahara ntiwiyongera, umeze nk'uhagaze ahantu hamwe, nta gutera imbere, bosi ameze nabi, abakoresha bawe baragusuzugura, abakozi mukorana ni abana babi, Satani nawe akababyuririyeho akaduteza kwitotomba no kuba indashima. Haleluya, nizeye ko turi kumwe bene data. Icyo ngira ngo mbabwire ni uko kuririra Imana tuyereka ikigeragezo ntabwo ari icyaha, ntabwo ari icyaha na gato, kuko Imana ntabwo wayihisha, ntaho wayihisha, ntaho wayibeshya, ntabwo wayibwira ngo ntabwo unaniwe kandi iba ibona ko unaniwe. N'aba Banyayisiraheli rero hariya tugeze, hariya bitotombaga nabo bari bananiwe, tugerageze tubumve, kandi Uwiteka yarabibonaga. Ariko icyaha Abayisiraheli bakoze ntabwo ari uko bavuze ko bananiwe, icyaha ni uburyo babivuze n'umutima babivuganye. Haleluya! Ngo ba bantu bitotombeye Imana Uwiteka bitotombera na Mose bati kuki wadukuye mu Misiri ukatuzana gupfira muri ubu butayu, nta byo kurya nta n'amazi ahari, ndetse n'ibyo kurya turabirambiwe. Kandi ibyo kurya bari babifite n'amazi bari bayafite, ahubwo bari barambiwe ibyo kurya gusa. Ni ukuvuga ngo watukuriye iki muri Egiputa mukatuzana gupfira mu butayu. Mu by'ukuri icyaha cyabo ntabwo ari ukubwira Uwiteka ngo biratugoye, Mwami Imana biratugoye, oya, kuko na Yesu yabwiye se ati data niba ari ibishoboka iki gikombe kindenge. Na Dawidi na Yobu nabo batakiye Imana, ariko babikoze mu buryo bw'isengesho no kwinginga Imana. Abisirayeli bo rero bitotombeye Imana, banayishinja ko itari iyo kwizerwa, ko yabavanye mu Egiputa idashaka kubakiza, ahubwo ko yabazanye kugira ngo ibarimbure, ibicire mu butayu. Mwadukuriye iki mu Egiputa mukatuzana gupfira muri ubu butayu? Abisirayeli babwiye Imana bati ntacyo tumariye, ni nk'aho bayibwiye n'iyi mitsima ntayo tubonye, nta byo kurya nta n'amazi bihari. Bene data rero, hariho itandukaniro ryo kubwira Imana, hari itandukaniro ryo kuganiriza Imana, hari itandukaniro ryo kugenda tukaganyira Imana, noneho bitandukanye no kuvuga nabi Imana. Imana ntinyitayeho, kubaho kwanjye ntacyo biyibwiye. Gushinja Imana kuba idakiranuka bene data birayibabaza kandi bidukururira umuvumo. Niyo mpamvu twasomye hariya kubara cyangwa guharura ibice 21 ku murongo wa 6 n'uwa 7 hatubwira ngo Uwiteka ahita yohereza igihano tuduswite uwo mwanya. Inzoka ziraza n'ubumara bwinshi zirabarya, abenshi bahita bapfa. Ariko nyuma y'uko abantu baciye bugufi bakihanana, nyuma y'uko Mose abahagarariye mu cyuho kugira ngo inzoka zitabamara, Uwiteka yabagiriye ubuntu abarinda urupfu. Ku murongo wa 8 n'uwa 9 aratubwira ngo Uwiteka yabwiye Mose ngo acure cya gishusho cy'inzoka akimanike ku giti, hanyuma Mose acura cya gishusho cy'inzoka akimanika ku giti. Uw'inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira. Imana ishimwe cyane. Ariko iriya nzoka y'umuringa ntabwo yari yacuriwe kuguma hagati mu bana ba Isirayeli ubuziraherezo. Mose yasabwe kuyicura nk'uburyo bwo kwifashishwa kugira ngo hakemurwe ikibazo cyari cyavutse ku bw'igihe gito. Ntabwo Imana yigeze ishaka ko iyo nzoka y'umuringa ibaho nk'umutako ngo abantu bajye bayireba buri gihe mu rusengero. Nta n'ubwo Uwiteka yigeze agambirira ko abantu babona muri uwo muringa nk'inzira y'agakiza kabo ku bindi bicumuro. Ariko nk'uko tugiye kubibona rero bene data, ngo nyuma y'imyaka 700, hafi 700, Mose acuze iyo nzoka y'umuringa ku ngoma y'umwami Hezekiya, icyo gishusho cy'inzoka Abayisirayeli ntabwo bari barakibitse gusa, ahubwo ngo bari basigaye bagisenga bakacyosereza n'imibavu. Umva rero, ntabwo bisobanutse cyane ukuntu mu gihe cy'imyaka 700, sinigeze kuvuga ngo imyaka 70, imyaka 700, ariko na 70 nayo yaba ari myinshi. Imyaka 700 icyo gishusho cyagiyeho
icyo gishusho cyashyizweho ku gihe cya Mose, cyakomeje kuba uruhererekane kugeza ku gihe cy'umwami Hezekiya. Amen. Murabizi ko Mose amaze kwitaba Imana, Yoshuwa yaramusimbuye yambukana abana b'Abisirayeli abinjirana mu gihugu cy'isezerano. Ubwo bambuka icyo gishusho hari umuntu waragihetse. Ku gihe cy'abategetsi b'abacamanza aribo basimbuye Yoshuwa, bariya abitwa ba Otaniyeli, ba Debora, ba Gidiyoni, ba Samusoni n'abandi, ubwo hari famiye yakomeje kwibika icyo gishusho cy'iyo nzoka mu ibanga. Ku gihe cya Samweli, wa muhanuzi Samweli wari umuhanuzi akaba n'umutambyi muri Isirayeli, ntabwo Daniyeli yigeze arabukwa ko muri bo harimo igishusho cya ya nzoka. Reka da! Kuko Samweli yaza kubimenya byanze bikunze aba yaragishwanyaguje, kuko muramuzi Samweli ko yaziranaga n'ibigirwamana urunuka. Sawuli yimye ingoma, reka da! Dawidi n'umuhungu we Solomoni mu ibanga rikomeye, cya gishusho sinzi famiye yakomeje kukigendana igihererekanya, bibaho kugeza ubwo ku ngoma y'abami batangira kugisenga no kucyosereza imibavu, kugeza himye uyu mwami Hezekiya ufite ubushishozi no kurondora imyuka. Haleluya! Imana ihe umugisha uyu mwami Hezekiya. Nuko mu rwandiko twabisomye mu ntangiriro, Abami ba kabiri ibice 18, Hezekiya yima ingoma, akora ibishimwa imbere y'Uwiteka nk'ibyo sekuruza Dawidi yakoraga, asenya ingoro, amenagura inkingi, atema za Ashera, avanagura igishushanyo cy'inzoka Mose yacuze, kuko kugeza icyo gihe Abisirayeli bari bakicyosereza imibavu ngo bacyitaga Nehushitani. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Aha hantu hagaragara ubutwari no gushishoza mu buryo bw'umwuka bya Hezekiya, byaragaragaye kuko yarabanje amenagura bya bigirwamana dusanzwe tumenyereye bya Bayali, bya Ashera, by'abanyamahanga, ariko aza kwibuka ko hari ikindi kigirwamana yajyaga abona abantu bapfukamira, gihesha Samuweli ahantu mu rusengero. Noneho ba bantu bibwiraga mu mitima yabo, baribwiraga bati igishusho twagisigiwe na Mose, Mose nawe yagisigiye gihawe n'Uwiteka nawe wamutegetse kugicura. Aha rero niho umwuka w'ikigirwamana cya Nehushitani ubera mubi, kuko uza wishushanya nk'ikintu cyiza, ikintu cyatagatifujwe kuko kigeze gukoreshwa n'Imana mu mugambi wayo. Haleluya! Hezekiya ntabwo yashatse gusigiriza ishusho y'ikigirwamana agendeye ku marangamutima ngo arebe ko kigeze ngo kugira akamaro, cyakozwe n'umukozi w'Imana Mose. Wapi! Niba iki gishusho kirimo gukoreshwa ibyangwa n'Imana, kirimo gutwara icyubahiro gikwiye guhabwa Imana yonyine, kigomba kuvanwa mu nzira, nta yandi mananiza, nta rundi rubanza. Imana ishimwe cyane. Akenshi burya kugira ngo ububyutse bwinjire mu murimo w'Imana, hari ibintu bigomba kumenagurwa, hari imihango imwe igomba gusubirwamo, hari ibikorwa bimwe bigomba kuba byarabaye karande, bigomba kuvanwa mu nzira, ukabona ibintu biracyakora, ukibaza impamvu yabyo, ugasanga bidasobanutse, ugasanga ni uko wabisanze bikorwa nta kindi, ariko nta n'icyo bisobanuye. Twigeze kuba mu rusengero, njye na madamu wanjye twigeze kuba mu rusengero, noneho abantu bakatubwira ngo iyo abaririmbyi barimo baririmba mwateranye, itorero rigomba kwicara rikabatega amatwi, bakaririmba indirimbo ya mbere, bakaririmba iya kabiri, bakaririmba iya gatatu, bakaririmba iya kane, mwicaye mubareba. Noneho ukababwira utese mwaretse abaririmbyi bakajya batuyobora, twese tugahimbariza icyarimwe Imana, tugaha Imana icyubahiro, twese tukaririmba kumwe. Abantu baranangira pe, ngo twebwe ko twabikoraga aho twari turi, abaririmbyi bararirimba, abandi bakabatega amatwi. Ariko nyamara aho ngaho twasengeraga, byageze aho indirimbo zirarambirana pe, abantu bakicara bakabona niya ndirimbo baririmbye, niya ngendo, niya ntambo batambaga, bari abantu baririmba neza, babivanye ahantu muri Afurika, muri Tanzania cyane cyane, ariko bigeze aho birarambirana, ya micezo yabo ukabona abantu batangiye gusinzira, byabaye ibya kawaida. Ubwo rero umwuka wa Nehushitani
ukaba utangiye kwinjiye mu isengero unyuze muri korari. Ngo ni uku twasanze bikorwa, niko kera byakorwaga, niko bikorwa, ndetse ukaba wanababwira uti rega niba ari nako byakorwaga, ariko rero ubu ngubu muri ibi bihe turimo, abakristo bava mu rugo bashaka kuramya no guhimbaza hamwe namwe. Reka da, bakanangira rwose. Nehushtan rero ntabwo ari iriya nzoka y'umuringa gusa, ahubwo ni ikintu cyose cyigeze kudufasha mu rugendo rwacu rwa gikristo mu gihe runaka, ariko nyuma y'icyo gihe tugatangira kukimika, tugashaka kukiringaniza n'Imana nk'aho kivuyeho ibintu biba byakomeye. Uwo ni umwuka wa Nehushtan. Imana ishimwe cyane. Ushobora kuba warakiriye agakiza mu rusengero runaka bikagufasha pe. Wajya gusengera ahandi mu rundi rusengero ukumva ntagufashijwe. Ka gakiza kawe kakageraho ugasanga kubakiye ku marangamutima ya nyubako waba wakiriyemo agakiza bwa mbere na mbere. Haleluya. Ushobora no gufata n'aya mavuta basiga abantu, badusiga badusengera, ukumva ko ngo niba batansize amavuta bansengera ngo ntabwo ubwo ngubwo nta sengesho ririmo. Ntabwo imbaraga ziri mu mavuta, ntabwo imbaraga ziri mu mavuta, imbaraga ziri mu kwizera, kuko Yakobo ibice 5 haratubwira ngo muri mwe hariho urwaye, natumira abakuru b'itorero bamusabire bamusize amavuta mu izina ry'umwami, kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi umwami amuhagurutse, kandi n'aba yarakoze ibyaha azaba abibabariwe. Aya mavuta rero ni ikimenyetso, ntabwo tugomba kuyafata nk'aho ari ikintu gifite imbaraga zindi zidasanzwe. Imana ishimwe cyane. Bene data, mbere yo guseka Abayisirayeli, bariya Abayisirayeli kuba barimitse kiriya kigirwamana bakagitemberana imyaka 100, natwe birakwiye ko tujya tubanza kwisuzuma tukareba niba nta za Nehushtan twibitseho. Nehushtan ishobora no kuba ari umusozi, hahandi abantu bajya gusengera bagafashwa, bakumva ko imbaraga zituruka kuri uwo musozi, kandi imbaraga zihakorera ahubwo zituruka mu mitima ya ba bandi bahasengera. Abantu bashobora kugendera ku matitire, ukaba muzi nguriya kubera ko ari apotre, kubera ko ari bishop, kubera ko ari pasitoro, ngo buriya nyine ari mu mwuka w'Imana, ibyo avuze bikaba bivuza Imana. Umwuka wa Nehushtan ntabwo iteka ugaragara nk'ikintu kibi, kandi aha niho uwo mwuka ubera mubi, kuko na ya nzoka y'umuringa ntabwo cyari ikintu kibi, mu ntangiriro ntabwo cyari ikizira, ariko igihe yari imaze kurangiza umurimo Imana yari yayigeneye ko izakora, nta gaciro yari igifite, cyari igice cy'umuringa gusa. Noneho turaza rero tugeze mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 3, hari ahantu hatubwira ikiganiro uwitwa Nikodemo yagiranye n'umwami Yesu. Uyu ngo yari umuntu wo mu bafarisayo, kandi akaba n'umwe mu bayobozi bo mu Bayuda. Tugarutse ku bafarisayo, hari abantu bibwira ko umufarisayo ari umuntu wese wishushanya, umuntu w'indyarya wigira nk'umukiranutsi, kandi ari nk'ikirura cyambaye uruhu, ariko ntabwo ariko bimeze. Ubundi umufarisayo bari abantu bo mu butegetsi bw'Abayuda bo mu rwego rwo hejuru, kubera ko Isirayeli yari igihugu kiyobowe ku buryo bw'idini. Abafarisayo bari bakomeye, kandi bari abantu bakomeye, kandi baminuje mu mategeko y'Abayuda. Kuba umufarisayo ni uko wabaga waratorewe kuba umwe mu bayobozi 70 muri Isirayeli yose. Bari bagize icyo bitaga inama nkuru, cyangwa mu gifaransa Sanhedrin, cyangwa mu cyongereza Sanhedrin. Abo rero bangaga urunuka Yesu, kuko yari yarabahanikiye cyane, akabereka ko amategeko bayasobanura nabi, kandi ntabwo abafarisayo bihanganiraga umuntu ubavuguruza. Nikodemu rero uwo tugiye gusoma yari umwe muri bo, ariko we yaje kugirirwa ubuntu, agira umutima uca bugufi, ashaka kwibariza Yesu akabazo kari kamuremereye, ikibazo cyari kimumereye nabi, ikibazo cyo kumenya icyo yakora kugira ngo atazavaho abura ijuru. Urumva mwene data, ushaka kumenya ni igiki nakora cyangwa ntakora ngo no kuzava mbura ijuru. Ariko kubera ko yatinyaga bagenzi be
Nikodemu akavuga ati nibamenya ko navuganye na Yesu kandi batamwiyumvamo nanjye bazamerera nabi. Yitwikira ijoro aza kureba Yesu ngo amusobanuze. Aha rero niho tubona igisubizo Yesu yamuhaye, ariyo magambo dusoma hariya mu rwandiko mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 3 umurongo wa 14 n'uwa 15. Nuko Yesu ngo aramubwira ati nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, murayibuka ya nzoka twari tuvuga ngo niko n'umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Aho kugira ngo asobanurire Nikodemu ibyo amenyereye kubwirwa abantu bakora, ngo mwubahirize amategeko ya Mose n'imihango yo kwezwa yo mu Bayuda, uko bagomba gutura ibitambo no gukiranuka, ahubwo Yesu yabwiye Nikodemu inkuru y'inzoka y'umuringa Mose yamanitse ku giti mu butayu. Ni nk'aho Yesu yamubwiye ati mwebwe mw'abafarisayo mwe, ibyo mukora byose mumeze nka ya ndondogozi y'ikirorwa isigara ku mwita inka yarariwe kera. Mwebwe abafarisayo mwirirwa musoma ibyo Mose n'abandi bahanuzi banditse, mugafata ikimenyetso mukacyitiranya n'icyo gishushanyo. Muririrwa mwubahiriza amasabato atandukanye n'iminsi mikuru cyangwa n'imboneko z'ukwezi, ariko ibyo byose ni ibimenyetso biranga ibizaza, ariko mugomba kumenya ko ikimenyetso cy'ukuri bishushanya ni njyewe Kristo. Mu bisubizo Yesu yahaye umufarisayo mwiza, rero uyu mufarisayo mwiza Nikodemu nawe ndamukunda rwose ukuntu yaje kwibariza Yesu. Ntabwo yabanje kumubwira ngo ndabizi rwose wowe Nikodemu, ndabizi ugerageza gukiranuka ariko ugomba no kureka iki na kiriya, cyangwa uracyafite ka kantu kanyu ka gifarisayo ko kwishongora ko murusha abandi bose ubwenge, kandi cyangwa ugabanye no gukunda impiya, ureke n'akayoga. Ahubwo Yesu yakoresheje za nyandiko Nikodemu yaminujemo, amujyana mu byanditswe mu gitabo cyo kubara, aramubwira ati Nikodemu, uribuka cya gihe Mose igihe yashyiraga inzoka hejuru ari mu butayu akayimanika ku giti? Rero buriya byashushanyaga ukuntu njyewe umwana w'umuntu ngomba gushyirwa hejuru kugira ngo uzanyizera wese azahabwa ubugingo buhoraho. Ni nk'aho yamubwiye ati nk'uko iriya nzoka y'umuringa yamanitswe mu butayu itigeze igenerwa kuba igisubizo cy'iteka ryose, n'iriya mihango yose mwebwe abafarisayo muhora muhatira abantu gukora, nayo yari igicucu cy'ibizaba, ariko ikimenyetso cyabyo nyakuri kiboneka muri njye. Iriya nzoka y'umuringa yashushanyaga ubumara bw'icyaha buzabambanwa na Kristo ku musaraba. Inzoka y'umuringa yari igisubizo cy'ikibazo cy'akanya gato, ariko ikaba cyane cyane ikimenyetso kuko igisubizo cy'iteka ryose gifitwe na Kristo. Haleluya! Nk'uko rero ziriya nzoka zitigeze ziva mu nkambi z'Abayisiraheli, ntabwo zigeze zireka no kubarya, yewe nta nubwo uw'inzoka yaryaga yaburaga gutangira kuribwa. Uburibwe bw'inzoka iyo imaze kukurya ukomererwa nabi, ukagira umuriro, ukabyimbagatana, ariko wareba kuri cya giti gishushanya urupfu rwa Yesu ku musaraba, uwarebagaho wese yahitaga akira. Haleluya! Imana ishimwe cyane. N'uyu munsi rero ubumara bw'icyaha buracyari hano mu isi. Intumwa z'icyaha ni nyinshi cyane kandi icyaha kiracyatugiraho ingaruka. Ariko uwubuye amaso akareba Kristo ku musaraba, urupfu rw'iteka ruramuhunga. Banyagicaniro, bene data, hari ikintu dukwiriye gusobanukirwa. Umugambi w'Imana ntabwo ari uwo kuvana inzoka n'ibindi bintu bitubangamiye mu buturo bwacu hano ku isi, ahubwo icyo Imana ibigendereye ni ukuduhindura twebwe kugira ngo turusheho kuyizera no guhangana n'ibyo bigeragezo. Murabizi ko mu isezerano rya kera mu gitabo cyo kubara, bariya abantu baratatse babwira Mose ngo abingingire Imana bakize inzoka. Ni ukuvuga ngo aha hantu turi haratugoye, niba utadukijije inzoka turahashirira, ariko Uwiteka ntabwo yavanyemo izo nzoka, ahubwo yaberetse umuti wo kubakiza ubumara bw'inzoka. Uwiteka ntabwo avanaho amakuba, ntabwo atunyuza mu makuba, ahubwo atunyuza mu makuba tukayorokoka. Amen, amen. Uwiteka yashatse kwereka Abayisiraheli ko gukira icyago ntabwo ari uko icyago kiba kigiyeyo, ahubwo icyago tugikizwa
no kugira umutima wizera Imana. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Umwanzi wacu ntago ari inzoka ikururuka idusanga, ahubwo umwanzi nyakuri wacu ni ubumara bw'icyaha buturi mu mutima. Kandi ibikururuka ntabwo muri iyi si dufite aho tubihungira, uretse kubura amaso tukareba Kristo. Igihe tukiri mu isi tuzahura n'ibitugora, niko Yesu Kristo yavuze ati, bwira abigishwa bati ibyo mbibabwiye kugira ngo mugire amahoro mukomora kuri njye, ku isi muzagira amakuba, ariko nimuhumure kuko natsinze isi. Amen, amen. Rero bene data abanyagicaniro, ndabizi ko tumaze iminsi twitegura guhura n'umwami wacu watuzukiye, ariko uyu munsi ndagira ngo twongere dutere indi ntambwe, dusuzume mu mitima yacu niba nta kigirwamana, niba nta kigirwamana twatagatifuje mu mitima yacu. Twibuke ko iriya nzoka y'umuringa Mose yayimanitse ku giti mu butayu, cyari igisubizo cy'igihe gito Imana yatanze kugira ngo Abanyayisiraheli barindwe urupfu rukomotse ku bumara bw'inzoka. Ariko twabonye ko nyuma y'imyaka myinshi bageze aho bakagenda bunamira ya nzoka, bakayosereza n'imibavu. Cya kintu cyari cyiza mu gihe cyacyo cyageze igihe gihinduka igisitaza ku bantu, kibabera intandaro yo gukora ibyangwa n'Imana, bituma umwami Hezekiya aza akagisenya. Uwo munsi rero bene data, uyu munsi natwe dushakisha aho twaba twarahishe mu mfuruka z'imitima yacu, cyangwa mu mugenzo, cyangwa igikorwa icyo ari cyo cyose kitubuza kwizera Imana. Noneho se nk'abantu tuva mu karere k'ibiyaga bigari, mu Burundi, mu Rwanda, mu burasirazuba bwa Kongo n'ahandi, ese haba hari mu mico n'imigenzereze yacu imyumvire ubusanzwe ari myiza, ariko bikaba bidahamanya n'ukuri duhabwa na Kristo? Nibyo tugomba gusuzuma. Haba hari nehushtan y'umuco tugifite muri twe? Naba nk'urugero tugomba kureberamo, dukunda kandi twifuza ko abana bacu iyo bagiye kubaka, bakubakana n'abantu b'iwacu, abantu bahuje umuco natwe. None se umuco wacu ni wo dushyize imbere cyane twebwe b'abakristo, cyangwa se ni ubugingo bushya muri Kristo nibwo bw'ibanze? Kuko Abagalatiya 3 hariho ahantu hatubwira ngo mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo. None ntakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ntakiriho imbata cyangwa umudendezo, ntakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Amen. None rero umukobwa wanjye cyangwa umuhungu wanjye ashatse kurushingana n'umunyamahanga kandi w'umukristo, ni kuki bintera ipfunwe ndetse bikaba byahagurutsa umuryango wose ngo twumvishe uwo mwana ko atagombye gushakana n'umunyamahanga, kandi nawe ari umukristo? Atari umukristo ngo byakumvikana, ariko umwana wo mu muryango yiyemeje gushakana n'uwo bahuje imyemerere ya gikristo, ariko atari mu bacu, tugashaka kubirwanya, tujye tureba neza niba wa mwuka wa nehushtan uba udatangiye kuduhagurukana. Amen, amen. Mu mico yacu harimo n'ibindi bintu byinshi, hariho nk'ukuntu turamya tugahimbaza dukurikije umuco wacu. Ese ho umuco ntidushobora kudutera ubwibone no kumva ko abaramya bitandukanye natwe nta busabane bashobora kugendana n'Imana? Ni urugero ndi gutanga. Cyangwa se uwo muco ukaba wadutera kwikorera iby'umuco wacu bitunezereza gusa, tukabyitirira Imana. Nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko n'umwana w'umuntu agomba kuzamurwa, kumanikwa. Uyu munsi natwe ijambo riratubwira ngo turebe Kristo, ntiturebe ku mateka, ntiturebe ku byahise, ntiturebe ku bwenge twigeze gukoresha ngo tugere ku bintu ibi n'ibi, ntiturebe ku nzoka y'umuringa, turebe kuri Kristo umwana w'Imana uko yabambwe. Twibuke icyo yabambiwe, wibuke ko bwa bumara bwagombaga kuduhitana ari we wabujyanye ku musaraba, ubusabwe bw'icyaha byacu bukaba bwarabambanywe nawe. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge bene data. Uwiteka Mana wowe tuyahera mu ijuru, ndagushimira kuba watuganirije ku ijambo ryawe uyu munsi, ritwibutsa ko umwami wacu Yesu Kristo ari we wenyine tugomba guhanga amaso. Wakoze data kongera kutwibutsa ko ubugingo buhoraho tutaburonkera mu byo dukora cyangwa mu byo twagezeho, ahubwo tubonera muri Kristo wenyine.
nciye bugufi cyane Mana, nsaba imbabazi kubw'ibihe nagiye niringira za sisiteme, ku bihe nagiye niringira ubwenge cyangwa se abo wahaye impano bo mu isi nk'inzira yo gushimangira agakiza wampaye. Uyu munsi udufashe duhindukire turebe kuri Kristo umwana wawe wenyine, turebe ibyo yakorewe ku musaraba i Karuvali kubera twe, turebe uko twatumye agirirwa akatubera igitambo kimwe kizima kandi cy'iteka ryose. Haleluya Mana, udukirize imitima Mana, igihe tunyuze mu kigeragezo utugirire ubuntu duhindukirire kukureba aho kureba ku bimenyetso n'ibindi bikoresho washyizeho kugira ngo bikorere mu mwanya wabyo mu gihe gito cyabyo, ariko ubu icyo gihe kikaba cyararangiye. Udufashe kutarangazwa n'ibimenyetso, ahubwo duhindukire turebe ukuri ibi bimenyetso bishushanya. Urakoze Nyaguhora ku ngoma, ushimwe ushyirwe hejuru none n'iteka ryose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen.